bakunzi ba Psychology for Better Life, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki gice kindi cy'ikiganiro ku ndwara zo mu mutwe. Nongera no gushimira buri umwe wese ukomeza kumva ibi biganiro ndetse akanabisangiza n'abandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri ku ndwara zibasira imitekerereze ya muntu cyangwa se ibyo twise personality disorders. Mu gice cya mbere twari twabonye ko ahanini kirangwa n'indwara zirangwa no kwitarura abandi cyangwa se distance. Ubu tugiye kurebera hamwe dukomezanya n'igice cya kabiri ahanini kirimo indwara zirangwa n'amarangamutima, guhubuka no kudatekereza neza ku byo ugiye gukora. Ibi mu ndimi z'amahanga bizwi nka impulsive cyangwa se dramatic cyangwa se emotional. Mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe njye ndi Muhire Jean Claude. Iki gice rero nk'uko bisanzwe kiragirwa nabyo n'ibindi bice bigera kuri 4 nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Iki cyiciro rero mu ndwara zibasira imitekerereze ya muntu n'imyifatire ye ugereranyije ni icyiciro kirangwa n'abantu wavuga ko ibyo bakora batabanza kubitekerezaho. Aha bibeshye cyane mu gutekereza cyangwa se bagahubuka cyane bikabera ihuriza abo baba. Indwara rero tugiye guheraho muri iki cyiciro cya kabiri ni yitwa antisocial personality disorder. Tugenekereje mu kinyarwanda ibi wabyita ikigomeke cyangwa se ikihebe, antisocial personality disorder. Ubundi mu kinyarwanda cyanyacyo ntibyoroshye kubona ijambo rimwe ryasobanura iyi ndwara antisocial personality disorder. Wavuga ko ari umuntu w'ikihebe cyangwa se nanone wigomeka ku mategeko ya societe. Kurwana, kutumvikana n'abandi ndetse no kwigomeka ni bimwe mu biranga umuntu urwaye iyi ndwara. Uyu kandi arangwa n'ibi bikurikira: umuntu ufite iyi ndwara yirengagiza cyangwa se ntakurikiza amategeko ndetse uburenganzira bw'abandi ntacyo bumubwira kuko usanga buhonyora. Aha ni hahandi ubona yangiza iby'abandi akarwana cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Umuntu ufite iyi ndwara kandi abeshya bihoraho mu bimufitiye akamaro ndetse n'ibitagafite. Uyu kandi agirira n'imibonano n'abantu benshi ntacyo atinye cyangwa se akaba yafata no ku ngufu. Uyu kandi ntiyita ku ngaruka z'ibyo yakoze bibi cyangwa se ngo abe yasaba imbabazi. Burya umuntu ufite iyi ndwara ya antisocial personality disorder afata ibyemezo ahubutse ndetse bibangamira societe. Umuntu ufite iyi ndwara arashotorana ndetse akarangwa no guhohotera abandi. Nyuma yo kurebera hamwe ibimenyetso by'umuntu ufite iyi ndwara ya antisocial personality disorder, none n'iki gitera iyi ndwara? Ubusanzwe igitera iyi ndwara ntabwo kizwi neza, ariko impamvu zishingiye ku miterere karemano y'umuntu n'iby'umuntu yakomoka ku muryango we cyangwa se ku babyeyi be, aribyo byitwa genetic factor cyangwa se factor genetique. Ibyo ni zimwe mu mpamvu zivugwa n'abahanga mu by'imitekerereze. Aha kandi gufatwa nabi mu gihe cy'ubwana harimo guhohoterwa, nayo n'indi mpamvu yagarutsweho n'abahanga mu by'imitekerereze. Aha kandi havugwa izindi zishingiye ku buryo umuntu aba abayeho muri societe, mu rugo, ndetse aha bakagaruka ku kugira igitsure gikabije ku ishuri ndetse no mu rugo. Muri make rero izi ni zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatera iyi ndwara, gusa hashobora kugaragara izindi nyinshi zitandukanye. Turaje turebere hamwe indi ndwara ya kabiri igaragara muri iki gice cya kabiri, ikirangwa n'amarangamutima, guhubuka ndetse no kudatekereza neza. Indwara ya kabiri ni yitwa borderline personality disorder. Ahangaha ni hahandi uzajya wumva bavuga ngo uyu muntu ntagashobotse, mbese ni ukudashoboka. Guhindagurika rero mu mibanire ye n'abandi nibyo by'ingenzi wakomozaho mu biranga umuntu ufite indwara ya borderline personality disorder. Ugenekereje rero naho mu kinyarwanda gusa biragoye kubona ijambo rya nyaryo risobanura umuntu ufite
iki kibazo cya borderline personality disorder, gusa wavuga ko ari wa muntu udashobotse cyangwa se wa muntu uteye urujijo. Umuntu rero ufite iki kibazo cya borderline personality disorder arangwa n'ibi bikurikira: guhindagurika mu mibanire ye n'abandi, guhindagurika mu buryo abandi bamufata, mbese uko agaragara. Umuntu ufite iki kibazo cya borderline personality disorder ahora ahinduka uko yiyumva mu marangamutima ye, cyangwa se ibyo bita mood swings mu ndimi z'amahanga. Uyu kandi arangwa no gutara uburakari bigambiriye, gushotorana byo kurwa, kwibabaza ku mubiri byageza no kwiyahura, kunywa inzoga nyinshi n'ibindi nibyo biranga umuntu ufite iki kibazo cya borderline personality disorder. Nyuma yo kurebera hamwe ibimenyetso biranga umuntu ufite ikibazo cya borderline personality disorder, none iyi ndwara yabiterwa n'iki? Uko umuntu abayeho muri sosiyete ni imwe mu mpamvu igaragazwa nk'impamvu ikomeye cyane uko umuntu yarezwe mu bwana bwe. Aha bivugwa n'abahanga ko 90% ku bantu bafite iyi ndwara baba barahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikindi kandi kutabasha gutoneshwa umwana bimutera kudatuza. Iki gihe umwana batizeye urukundo cyangwa se akumva ko hari ubwo urukundo atarukwiye. Iyi ni indi mpamvu igarukwaho n'inzobere mu ziba zatera indwara ya borderline personality disorder. Havugwa kandi ihungabana rishobora guturuka ku gutandukana kw'ababyeyi, kwirengagizwa cyangwa se gutabwa, guca mu bihe biteye ubwoba n'ibindi bitandukanye ni bimwe mu biba byatereye indwara ya borderline personality disorder. Indwara ya gatatu rero muri iki gice cya kabiri kirangwa n'amarangamutima, guhubuka ndetse no kudatekereza neza ku byo ugiye gukora, ari byo dramatic cyangwa se emotional, ni indwara yitwa histrionic personality disorder. Tugenekereje mu Kinyarwanda, iyi ndwara histrionic personality disorder bisobanuye umuntu wibonekeza cyangwa se ushaka kugaragara cyane. Kwibonekeza no gukunda kugaragara cyane nibyo biranga umuntu ufite iyi ndwara. Uyarangwa kandi no gukora ibikorwa bikura umutima abandi kugira ngo abantu bamwiteho cyane, mbese kugira ngo abashe kubigarurira. Nk'urugero, amera nk'ushatse kwiyahura kugira ngo abantu bahurure, cyangwa se nanone akaba yakwikubita hasi ku buryo abari aho bose bamugirira impuhwe. Mbese umugambi we uba ari ukugira ngo mwese muri aho ngaho mumwiteho, mumugirire impuhwe ndetse mumwibazeho. Guhindura ibitekerezo mu buryo bworoshye cyane, guhindura amarangamutima kenshi kandi byoroshye ni bimwe mu biranga umuntu ufite iyi ndwara ya histrionic personality disorder. Mu ibyo bimenyetso none iyi ndwara yabiterwa ni mu by'ukuri nanone nk'izindi ndwara twagiye tuvuga, impamvu itera iyi ndwara ntizwi neza, gusa ubuzima bw'umuntu yabayemo akiri umwana ndetse n'akoko gahererekanwa mu miryango, ari byo facteur genetique cyangwa se genetic factor, bishobora kuyitera. Gusa ubushakashatsi bwakozwe, izi ndwara zikunda kwibasira cyane ab'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo. Ahanini nuko kwibonekeza cyangwa se gushaka kugaragara cyane bidafatwa nk'ibisanzwe ku gitsina gore muri sosiyete, bifatwa nk'ibintu by'agaciro cyane. Ngira ngo mujya mubi. Hanyuma rero abarwayi iyi ndwara ntibashobora gupfa kugaragara muri sosiyete kuko bakora nk'abasanzwe, kandi nabo ntibapfa gusobanukirwa neza niba bafite ubu burwayi. Gusa kenshi uzababonera nk'igihe banganye n'abo bakundanaga, uzasanga bakabya cyane cyangwa se bagakomeza ibintu byoroshye kugira ngo aba kandi uzasanga batakunda kwibonaho amakosa, ndetse bagahora babona abandi ari bo bafite amakosa cyangwa se ikibazo. Uzasanga kandi bashobora kwishyira mu ngorane zikomeye cyane. Icyo twamenya ni uko uruhererekane rw'ibi byose rushobora kubatera kuba barwara indwara yo kwiheba cyangwa se indwara y'agahinda gakabije.
ariyo depression. Indwara ya kane rero mu cyiciro cya kabiri cy'indwara zifata imitekerereze ya muntu ndetse n'imigirire ye ariyo personality disorders ni narcissistic personality disorder. Rimwe na rimwe mujya mwumva cyangwa se muzajya mwumva aho umuntu bamubwira ngo ni umwiyemezi cyangwa se ariyemera. Iyi ndwara rero ya narcissistic personality disorder ukumva kuri hejuru y'abandi no kwiyemera cyane ni bimwe mu biranga iyi ndwara cyangwa se umuntu ufite iyi ndwara. Tugenekereje mu kinyarwanda, iyi ndwara ya narcissistic personality disorder yaba ari nk'umuntu wiyemera, uyarangwa n'ibi bimenyetso bikurikira: yiyumva nk'uw'ingenzi mu bandi cyangwa se kwa rutabandi, akenera ko bamwemera ibye ndetse n'ibyo akora cyane mutaburanye. Ntakenera cyane kugira uwo yumva umubwiye ibibazo bye, ntago amwitaho, yirengagiza cyane amarangamutima y'abandi. Umuntu ufite iki kibazo ntiyihanganira umuntu umuvuguruza mu byo avuga cyangwa se mu byo akora cyangwa se uwo batabyumva kimwe. Uyu kandi yizera cyane kwamamara kwe, imbaraga ze, ubwiza bwe, nta kindi. Umuntu ufite iki kibazo kandi iyo ari kumwe n'abandi aba yizeye ko bagomba kumuhanga amaso ndetse bakamwemera cyane. Uyu kandi agerageza gushaka kugenzura abandi bigamije kubigarurira cyangwa se ibyo bita manipulation, aha ni mu ndimi z'amahanga. None iyi ndwara yabiterwa n'iki rero? Ubundi hari ubwo usanga ababyeyi bifuza ku mwana wabo azaba umuntu uteye gutya mu byerekeye umwuga, bikazarangira rero hari ukumutoteza cyane kugira ngo agere kuri ibyo bashaka, aho ugasanga batemera impano ye runaka cyangwa se talent cyangwa se passion, aha ni mu ndimi z'amahanga. Uretse ababyeyi kandi n'abandi bamuri hafi hari ubwo bakomeza kumutoteza batazi ko bari kumwangiza, ibyo twita nko gusesereza. Gusa muri make, nubwo hatari impamvu imwe isobanura igitera iyi ndwara, ariko ishingiye gutotezwa mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se igihe cy'ubwangavu, aho usanga uyu urwaye indwara ashaka kugira uko yigaragaza muri icyo gihe cye cyashize, ariko abari bamwegereye ntibamwumve. Izo rero ni indwara enye zikubiye mu byiciro bine dusanga mu cyiciro cya kabiri, kirangwa n'amarangamutima, kudatekereza neza ku byo ugiye gukora, ari byo impulsive cyangwa se dramatic cyangwa se emotional. Rero ubutaha tuzarebera hamwe icyiciro cya gatatu, nacyo dusangamo indwara zitandukanye zifata imitekerereze ya muntu zikangiza imikorere ye ya buri munsi. Mbashimiye buryo ki mwaneza amatwi, mbasaba gukora subscribe kugira ngo muzabashe kubona ibiganiro bizakurikiraho, musangiza abandi kugira ngo kandi dukomeze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe buzira indwara zo mu mutwe, kugira ngo tubeho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nta buzima bwo mu mutwe, nta buzima busanzwe n'ubundi bukunda, burangirika. Njye wabibateguriye kandi wabibagezagaho, nari Muhire Jean Claude.